ba disententi twongeye kubasuhuza umerereye hose mu bice bitandukanye by'isi n'ibyo muri gukora bitandukanye. Nyagasani bafashirizemo abibaheremo umugisha kuko ugendana natwe kandi bari bwo bwa mbere ugeze kuri disententi twagusaba gukora subscribe kugira ngo winjire mu muryango w'abagize disententi, dore ko ari umuryango umaze kwaguka, kandi banadusura ku zindi mbuga nkoranyambaga cyangwa social media platforms zitandukanye, ukahagera ugakora follow, zose twitwa disententi, kandi hose tuba tukugezaho amakuru atandukanye ku mishinga minini y'ubwubatsi, hose tugenda tukugezaho amakuru update zitandukanye ku mishinga, ku makuru yose wifuza, ku busobanuro wifuza kumenya, byose tuba tubigutegura, tuha ibitekerezo muri comment, natwe tukagenda tukagutegura, twakuzanira amakuru agezweho cyangwa se ibiri kuvugwa, cyangwa se na byinshi ku busobanuro tutari wakamenye, ibyo utamenye, utakuye ahandi, byose tukaba tubikugezaho, tukakumenyesha, tukagusobanurira ugasobanukirwa. Uyu munsi tugiye kuvuga kumwe mu mishinga minini cyangwa se imishinga migari kandi ifitiye abaturage akamaro, si abaturage gusa ndetse n'abandi batandukanye bose, kubera impinduka zitandukanye ugiye kuzana, yaba ari mu miturire, yaba ari mu isura nziza y'umujyi, byinshi bitandukanye tugiye kuvuga kuri uno mushinga. Akaba ari umushinga munini wa Minisiteri y'ibikorwa remezo ndetse ifatanyije n'umujyi wa Kigali ndetse n'abandi baterankunga batandukanye harimo na banki y'isi. Akaba ari umushinga wiswe Mpazi, akaba ari umushinga ugamije kuvugurura imiturire cyangwa se uburyo abantu batuyemo mu quartier iherereye mu Murenge wa Gitega mu Karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. N'umushinga rero watangiye gushyirwa mu bikorwa, aho muri kubona amashini ari gusiza cyangwa se ibibanza biri kuba. Rero hahoze hari amazu ubona atameze neza, n'umushinga rero ukaba ugamije kuvugurura imiturire yaho, kuko hahoze inzu twakwita akajagari, kuko uburyo zari zubatse cyangwa se uburyo abantu bari batuye, ku buryo wabonaga ari mu buryo butanoze, ari mu buryo budafite umurongo, kuko inzu zagiye zubakwa nta gishushanyo mbonera, nta murongo zihawe, cyangwa se ari uburyo bwo kwiyeranja, nta buryo bufatika cyangwa se mu buryo bw'ubushobozi, mu buryo bw'ibibanza, ukabona ko ari inzu zagiye zubakwa mu buryo bwo kwiyeranja, mu buryo kugezamo ibikorwa remezo, yaba ari imihanda, yaba ari amazi cyangwa se n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye, ibibuga by'imipira cyangwa se amashuri n'ibiki byose, ukabona ko ari ibintu bigoranye, ku buryo n'umuntu ufite imodoka ye kugira ngo ayigeze ku gipangu cyangwa ku rugo rwe ari uburyo bugoranye, yewe na moto kuyiba wayihageza ku buryo bwabaga ari uburyo bugoranye. Ibyo rero byatumye leta muri gahunda yo kunoza umujyi cyangwa se muri gahunda yo kunoza imiturire, hatekerezwa uburyo ino quartier cyangwa se n'izindi quartier turi buze kuvugaho nazo zose byagenda bihindurwa cyangwa se habaho kuvugurura, kugira ngo umujyi ubashe kugira isuku ndetse n'abaturage cyangwa se n'abatuye igihugu babashe kubaho mu miturire inoze, mu miturire ibahesha agaciro kandi noneho ibahesha ubuzima bwiza cyangwa se ibafasha mu mibereho myiza. Uyu mushinga rero ni umushinga munini urimo ibikorwa bitandukanye, ari ibikorwa byo kubaka amazu ndetse no kubaka ibikorwa remezo bitandukanye. Rero bikaba bizasaba ko umushinga waguka ukakora ku mirenge itandukanye, harimo Gitega twavuze hazubakwa no mazu, ariko ndetse no muri Muhima, yaba ari mu buryo bwo kubaka imihanda, ndetse no muri Kimisagara dore ko hazubakwa n'ikibuga cy'Umupira. Uyu mushinga rero ni umushinga munini, uzaba wubatse ku buso bungana na hegitari 137. Nk'uko mubona umushinga rero wo kubaka amazu ageretse atuwemo n'imiryango itandukanye myinshi waratangiye, aho muri kure y'imashini ziri gusiza. Aha rero ni ibibanza bizabuzubakwamo amazu, dore ko ari amazu yubakwa abanza kubaho gusenya amazu yari ahasanzwe cyangwa se amazu twakwita nk'akajagari, agasenywa kugira ngo abashe kuboneka ikibanza. Noneho bya bibanza rero nibwo leta n'abandi bafatanyabikorwa baza bakubakamo amazu ageretse, amazu yo gutuzamo imiryango myinshi. Noneho babandi bari bahatuye cyangwa se bari bahafite ibibanza batarabapanga, ahubwo babandi bari bafite amazu, noneho bakaza za nzu zamara kuzura bakaza bagafatamo zimwe mu nzu bitewe n'inzu bari bafite cyangwa se n'ingano z'inzu bari bafite, bagafatamo amazu. Noneho ya mazu yamara bari bafitemo ibibanza bamara kurangira cyangwa se bamara gukwira, bamaze kubona amazu, izisigaye noneho zikaba iza leta, leta nayo ikajya izikodesha cyangwa se ikaba yazitanga mu bundi buryo, bitewe n'uko abari bahatuye babashe gutura neza, bagatura mu buryo butari ubw'akajagari cyangwa se butari ubucucike, noneho bakabasha gutura neza mu buryo bubahesha agaciro kandi bubafasha no mu buzima bwabo cyangwa se mu buryo buvuguruye. Uyu mushinga rero watangiye mbere na mbere ari igerageza, kuko hari amazu amwe yuzuye nk'uko muri kuyabona. Ano mazu ni amazu yuzuye mu mushinga w'igerageza, aho habayeho kumvikana kw'abaturage ndetse na leta ndetse n'umuterankunga. Icyo gihe yari kampani y'Abasuwisi yitwa Scat, aho ba nyir'amazu cyangwa se ba nyir'ubutaka batanze ibibanza byabo, maze hakubakwamo amazu. Ya mazu noneho akaza gusaranganywa cyangwa se akaza ya mazu amaze kuzura, bandi bari bafite ibibanza baraza bahabwa amazu asigaye, noneho leta yakoresha ibindi hamwe n'umufatanyabikorwa nk'uko bari babiteganyije.
Ibi rero nibyo byatumye haboneka ishusho cyangwa se haboneka igitekerezo cy'uko kubaka inzu nk'izo ngizo byashoboka. Hita hafatirwa rero nuko hagomba kuvugururwa ndetse n'ibindi bice bitandukanye, aho hano mu Gitega muri kubona uko bahashenye bagiye kubaka ayo mazu, ndetse kandi bikaba bizakomereza no mu bindi bice bitandukanye by'umujyi, harimo za Nyabisindu, za Nyagatovu ndetse na za Gatenga. Hose hakaba hari guteganywa ko naho uno mushinga umeze nk'uyu nguyu cyangwa se ufite isura nk'iyi ngiyi waza hagukira, bikavugurura imiturire, ikavugurura imibereho y'abatuye umujyi, kugira ngo habeho kubaho mu buryo bugezweho cyangwa se mu buryo bufite isuku kandi bufite umutanga umutekano. Uyu mushinga wo kubaka amazu nk'aya ujyana no gushyiramo ibikorwa remezo, aho muri kubona ko hari gukorwa imihanda ino karitsiye cyangwa se kino gice cya Gitega kiri gushyirwamo imihanda mishyashya. Yakaba ari imihanda yo kuza kuvugurura imiturire kugira ngo abantu aho batuye imodoka zibasha kugera ku miryango, ku buryo nimba ugize ikibazo, nimba wenda ese urarwaye ukeneye ambulance cyangwa se n'indi modoka yagutabara ibasha kubona aho igera, nimba wenda habaye nk'inkongi, kwa kundi tujya tubona ibipangu byahiye noneho kizimyamoto yahagera ikabura uburyo igera ku cyangwa se igera access kuri cya gipangu kiri gushya, bikaba byatuma ya nkongi ikwirakwira hose. Ibi rero bizajya byorohereza kuba niyo kizimyamoto ibasha kuba yakwa accessinga, ikaba yakora ubutabazi bitagoranye cyangwa se bitavunanye, cyangwa se n'ibindi bikorwa remezo byose bitandukanye bikaba byabasha kugera mu buryo bworoshye, nimba ari amazi kuyakwirakwiza mu buryo bworoshye, ndetse n'ibindi bitandukanye byose. Ntago byo bigorana kuba byakugezwaho mu gihe imiturire ibashe kunoga. Niba tuvuze ibikorwa remezo gusa, ntabwo tuba tuvuze wenda imihanda gusa cyangwa se amazi cyangwa se amashanyarazi, ahubwo haza no kubagezaho ibindi bikorwa remezo bitandukanye, ida nk'amashuri, kuko hano hateganywa nko muri no karitsiye hateganya kuzashyirwamo irerero ry'abana, hateganywa kuba hashyirwamo isoko ryafasha abatuye muri no midugudu cyangwa se muri hano mazu kuba babasha kubona aho bahahira, bigafasha bamwe kuba bakora n'ubucuruzi buciriritse. Si ibyo gusa, ko iyo tuvuze ibikorwa remezo hazamo n'iby'imyidagaduro, dore ko hano Gitega ari hafi ya Maison de Jeune Kimisagara. Kuri Maison de Jeune rero harasanzwe ibibuga bitandukanye bya basket, bya handball n'ibindi bitandukanye, cyangwa se n'ibindi by'imyidagaduro, aho kubyinira, sale zo kwidagaduramo ku rubyiruko. Buri hari gushyirwaho ikibuga cyangwa se gutunganya ikibuga cya football cy'umupira w'amaguru kigiye gushyirwamo tapi, kuko bigomba kugendana n'imiturire cyangwa se no midugudu, ko nimba abantu batuye neza bagomba kugira abo bana cyangwa se urwo rubyiruko rugomba kugeraho ruzamura impano cyangwa rwerekanira impano aho rwidagadurira. Rero biri muri gahunda yo gutunganya ibibuga byo kuri Maison de Jeune, aho byari bisanzwe bitunganywa bigakorwa neza, noneho n'icya football cyangwa se n'icy'umupira w'amaguru nacyo kigakorwa neza, kugira ngo abana babone aho bakinira, aho zashyirwamo tapi kikamera neza, kikagira gahunda, kigafasha abaza kwakina cyangwa se abaza kwidagadurira kuryoherwa no kubona aho berekanira impano zabo. Byinshi rero bijyanye n'uno mudugudu cyangwa se n'ibijyanye n'imiturire byose tuzakomeza tubibagezaho, nk'uko twiyemeje kubagezaho amakuru yose ajyanye n'ubwubatsi, byose tuzakomeza tubibagezaho, tubaha update. Niyo mpamvu udakwiye kubura cyangwa se kugenda hirya yacu, ahubwo ugomba kugendana natwe ukanda subscribe niba utari wayikanda, ukanda like, ugakanda comment, ugakora share kugira ngo bigere ku inshuti zawe, ubundi tukomeza tukagendana nawe nk'uko twabyemeje. Tugomba kuguha update zose igihe ku gihe, isaha ku isaha. Wakoze kubana natwe muri iki kiganiro. Bye bye, ciao ciao.